bagiye kuzana nabo kwandi ngo nabe yapfiye ngiyo kwa Sheikh Hassan murabazi kwa bene Kanyarwanda. No. Kari yasha. Kata. Ile professional ndimo ndabona ingagi. Kata. Aza kumugonga. Sawa. Parika gutya subira inyuma gato. Sawa. Aho gitoto. Imbere gatoya. Ibi biniga ko mbona byiteguye Imana. Urabona biri buduhe umugeri. Biramugisi. Reka tumanuke imanura. Ariko nacyo sawa. Ariko ndareka shotonaje. Ibi bintu urabizi cyane. Nakumira. Ariko mubanze mureke turebe wasanga ari babantu bajya basaba. Sawa. Bite niga. Hasa zino mbona Salama niga. Mutuze. Akumirwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa Islam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni wazazi, karibuni. Karibu mu rugo. Ndashaka kumenya mutwibwire ni karibu twabakiriye iwacu mutwibwire tubamenye muragenzwa n'iki mushaka iki Nka bene Kanyarwanda nyine ngiye nitwa Hassan twaje gushaka icyana. Kimbwa se kihene Cyumuntu. Icyana baby cyu. icyana abashehe bakuru twikaraze hano reba nyita shehe aduwe. Amina twaje kwikaraza hano tuje gutora icyana cyanyu n'inkwano nyinshi cyane. Utawezana? Tawezana. Huyu sasa huyu ni bwana mkubwa. Bwana mkubwa. Nuko mubyumva rero. Nje Big Sasu Big Simba Kanyarwanda. Mubutu seseseko kukungwendo wazaba. Ibyo bintu uri kuvuga ni Ikinyarwanda, ni Ikirundi, ni Icyongereza, ni biki? Sekivugo na amazina yawe. Allah akbar rasulina ya rabbil alamin. She urabyumva ute? Inshuti namagu. Zizereze simvira hanga. Ariko reka mbanze mbaze Sheikh Hassan. Aba bantu urababona gute ho? Ndabona nta kintu bitwaye twabumva tukumva kibagiye. Ntabwo mwakanga amamiliyoni tuzanye. Nuko nicyo babitekereza. Ko nagasuzuguro. Turusha amafaranga. Twabakiriye bashyitsi beza Bayislam. Kabisa ushobora no gushonesha umusaza nyine. Ikintu nyamukuru kituzanya ahangaha twigeze dutambuka hariya turacaracara duhura n'icyana cy'icyuki cy'icyuma Zimbabwe kumva turakisanyutse mu kugisanyuka rero muga ati tugomba gusenya aho Bose wa mugabo we iyo mvugo uvuga niyo gusaba niyo kurapa niyo gukora iki Ni wowe bitera. Gushona ni ibiki? Niba ari ugushona niba ari ukuyoka sinzi ibyo bari kuvuga simbizi. muraziranye None se mvuge mu kiye kirimi Muvuge bagenzi mumvira. nibamvire mu rugo siri dufenso kiseso Utavuga Ikinyarwanda mbasha kumva. ngahore Ngende umunyarwanda.
numvise muvuga ngo muri kanyarwanda Ngurupeso nguruseso. mumvira ari mutavuga ikinyarwanda Waislamu kazi asante sana Waislamu karibuni turabakiriye neza noneho Sheikh Isa genda bazanire ibyo bashaka batuvira aha ngaha turebe wenda ko ari byo bifuza tukabambariza niba ari icyana cy'ihene icyana cy'ingagi ntabwo twamenya icyana cyari hano kuko icyana cyangwa mushaka icyayi umutoto Umwana. bamwishuna cyane bamwita Sumaye okay smile niwe twaturutse imihanda tudutigita inzira zose tuza dushaka uzi kuko twari yawe Allah kibaru surina Ni Waislamu kuko siraribwa. noneho mbere yo kugira ngo icyo cyana cyanyu tukibahe tukibasige kidusige rwose tubanze tubakire nk'abasaza sibyo yes man Ngo basige iki? igisiga icyo cyane Barabasiga barabasiga. oya Mary abangaba ni abasaza reka mbazane abasaza bari gushaka kuvuga ngo tumubahe twebwe bene kanyarwanda ikirimi cyacu nyarwanda ntago mucyumva neza tutazi ikinyarwanda mwebwe ntago mucyumva neza uzi imikuku twari iyo mikuku turya imikuku dusiga amaguru y'ikuku ntago mwari mubizi ariko umukobwa wanyu Sumaya twaryanye imikuku n'inzara turazicira umukobwa wanjye yaramvunye umva twumvikane ibyo wigira byose ibyo wivuga byose yaramvunye umukobwa wanjye guhera ngana uku azamuka ageza hariya ageze ibyo byihorere ndabazi mwitonde mutegereze ni mukobwa jana umunyarwanda Ngo barabasiga ibyo byo gusiga n'ibiki n'ibiki. umva tubereka ibyo kukuku iby'iki ni mukobwa ijana magana twebwe abantu bazari kugenda kuri akantu cyane muramire turebe ko ibi bintu ibi ngibi cyane ndagazwe ese muze ushobora kuzangurira ikibaba wica icyaka ongera ariko sha Ntawe. Just. ongera sha ongera usome soma dore nabonaga ari cyaka winjiye iwanjye ntiyicwa n'icyaka mujyi wacu biba bihari muze bahe Banyo numvaga avuga ngo arasya. bahe ndakazwe Urasya. ndakazwe angura ikibaba hereza n'abarabe inyuma ntakire nawe ni gusa ko mbona bafite mamukwe bari baje kurya mamukwe aka kantu karabengetse mamukwe mwitonde ibintu birari Isi arwaye ibiki. nta mukwe dufite ngaho ndebera amafaranga wawe amafaranga menshi cyane za miliyoni amafaranga mbona agiye kwicwa n'inzara urashaka ikazi ingahe aya maze imyaka 15 nta kintu ushyira mu ndobo uvuga se ugufite iki niko muze
munsi y'icyo cyana nyine nicyo mukera mu mbwira n'imwe nakubwiye umukobwa ari umukobwa cyane ntashaka koga miliyoni nta kibazo neza mu mufuka yabo umva kaje mu basige n'izitari zahagaze neza mu mufuka mpagaze neza mu mafamu mu mafamu zanjye ndazitanga mwitize hino Wow. Mashallah, mashallah, mukobwa mwiza, mukobwa wacu, mukobwa warezwe, mukobwa mwiza cyane. wegereza wegeranye ukarusha hagarara Uyu ni umukobwa warezwe kandi ufite umuco. Mashallah, mashallah. Mukobwa mwiza, mukobwa wacu yararezwe neza. Nawe urabibona neza. Uyu mukobwa ni mukobwa Jana. Nkuko wumvisha babikubwira. Mama Sumaya, ibi bintu urabibona ute Mama Sumaya? Bankwambuyeho kugira ngo umwana wanjye bajye kumukaraga ngo barakaraga ngo baragasya. mama ndamutosa ndaka Baragasya. yemenye saba ubusa mureke bazizana izo nka tuzikinyerereho akazi kawe benshi bari kuvuga imvugoze igisabe iki gihe nanjye naratambutse numva ngo no gukenyerera mbase wakintu urabona ko bagiye kudusiga icyana ikindi cyari kugomba kubanza wacekinga neza n'ibicyana gifite zivudu zitetema cyane inyuma cekinga mani basaka n'amasara gasisika muzizane tuzikenyerere Urabibona ko rero umwana wacu tumuguhaye umukobwa warezwe mukobwa Jana ngaho noneho nawe dukarage izo nkwano noneho muze reka mbaze ncekinga imari imari umuntu nazere ari imari maze ni checking hanyuma ngo ukaraga ijosi nakubwiye ko ari mukobwa Jana none se baby urabona ziriya nka bansabye atari nyinshi nibagiwe imodoka yanyu